ubuzima bwawe bwari bumeze gute mbere y'uko uhura na Nyambo? ndo bwari bumeze gutya Umaze guhura na Nyambo buhita bumera gutya. wowe mfite imbere y'uko aza mu buzima bwawe byari bimeze bite? sha nyine byari kwa kundi biba bimeze gutya, Amazigzag. ariko ubu yabigize gutya. Reka mubwire Besto, Oui. dukwiye kuzicara rimwe tukareba ibi bintu abantu ubundi bavuga Kora. bibaye byagenda gute. Wagiye kumupresenta nka Besto? Urumva mama yari yaje i Kigali, Twe turaba best friend. Ntabwo twabana mu nzu. sinarwo bari kubona amarido yawe ukuntu asa n'ukuntu ayanjye asa. Na parafo. Bazemera se sha umwaka utanu kwiteganyiriza mayibu na ko Besto. Ikintu ngiye namukundiye. Harabura abantu batazi Nyambo ni umwana mwiza, urumva? Ni umwana mwiza, aca bugufi, ni umuntu ugira umutima ufasha abandi, sibyo? Sibyo no gusa no ku nshuti ze no muba akinisha, urumva? Filme bamukorera akazi ka buri munsi. Yo kuvuga afite company ya filme. Afite YouTube channel yiwe nyine. Yego. So ku buryo YouTube channel uba ufite n'abakozi ukoresha wowe ku giti cyawe? None se bari abakina mu mafilime nyine nta bari abakozi be nyine. Uburanzi ko ari aho bigeze YouTube ku mafaranga iteye ubwo. Yego ni gutyo biba bimeze. So urumva kandi no kuba ari we muntu urebye niwe muntu, sibyo? Nkiva mu bibazo cyagiye nari nyine abantu ari mu bantu nyine bapushinze kugira nongere kugaruka ku murongo nyine, sibyo? Mu buryo buri psychological, sibyo? Niwe muntu nyine wahabaye naramforomata. So urumva rero umuntu yego urumva rero umuntu nk'uwo nyine wenda umuntu utarahuye n'ibibazo nka biriya ari nyine ntabwo yatamenya ngo uwo muntu nk'uwo nyine aba yarakoze iki ku bwonko bwawe nyine. Atanga urugero rwiza yongeye kugarura urumuri muri ngeto. Umutoma niko mwabanwe mu nkurikiye mufite abantu bagaruye urumuri mu buzima bwanyu. Ariko usubigira umutwe w'inkuru ubuzima bwanjye bwari bumeze gutya. Wow. Hanyuma Nyambo aje wita bumera gutya. Uri umuhanzi byongera ko kandi ako kandi ni sawa. Nyambo urimo urareba Besto, nize ko Besto kuri iki kiganiro ongera umwereke ukuntu ubuzima bwawe bwari bumeze. Ongera gato ubuzima bwawe bwari bumeze gute mbere y'uko uhura na Nyambo? Ndo bwari bumeze gutya. Umaze guhura na Nyambo wita bumera gutya. Use ari ibindi bisobanuro mushaka? Nagutesha umutwe wajya kuvuga bikakunanira. Kanze muhamagare mubaze nimba ari kureba live. Muhamagare. Kumuhamagara. Ntago ari kunyita. Oya ongera uhamagare. Ongera umuhamagare. Muhamagare Besto utitaba ntago aba ari Besto. Muhamagare Besto agomba kwitaba. Usigize ibibazo byihutirwa muhamagare. Iri gusona n'ubundi. Nuko ndi kwita natangiye gusenga ni Imana watubabariye Besto akitaba Nyagasani Imana dufashe. Uya ese kuri muri tuyikura uyireke. Oya iri gusona. Yihorere gutya yihorere. Ndi gukura loud speaker. Oya byihorere yirekere loud speaker. Enable to connect. Besto. Yitabye. Sunsebeje ari Sudi yashaka kukuvugisha ariko mbwira ngo Besto wawe ngo ndi kubabwira ukuntu nyitaho none ugaragaje ko utanyitayeho ngo ubu Besto tubizi ko ariko nyiva mu kazi narindi muri douche. Besto bite? Nitawari Sudi. Ariko ni Besto watiti byumvikane neza. Uri kuri live abantu bari kukumva. Ntabwo kuri iki kiganiro Besto. Ngo ntabwo bari Sudi ongera uvuge. Besto ntabwo kuri iki kiganiro. Muri kiganiro.
ntabwo wakurikiye ikiganiro kandi asudiye ari kukubwira ko avuye muri dushe. kandi nyine mvuye mu kazi mu kanya mpita njya muri dushe ariko narindi niba noze ntabwo mbizi kuko narindi kuri pressure y'iki kiganiro. Okay, none se ese wakemera mu kanya ukaza ukadusuza mu kiganiro? yes we. Okay, nta kibazo. Okay, nko mu minota ingahe waba uri tayari? Hari ikibazo Besto? Mu minota ingahe ngo bakoherereze request usuhuza abantu? Mbanze n'imitsige nambare nk'umuntu ugiye kuza kuri live. Isige wambara none ufite you have a good connection, ufite connection nziza aho ngaho? Ako biri kose irahari. Nta kibazo ubwo. No uhite utubwira uduhamagare kuri iyo nimero ya Besto. Tumamagara kuri nimero kuba tayari mite mubwira ko uri tayari. Kuko ndakubonye ko waje kuba uhari urahari ndindiriye kuba tayari. Nambaye ingofero nk'amaniga uzitangira kundeba se Besto? Besto uzanira byo kumujojora niba kujojora mbase mu kanya nyine yituza si byose. Sawa. Alright, wow. Bro, Besto ko ari mubi cyane. Atangiye no kuvuga ati ibyo bintu wambaye byo guhengeka ingofero yigire. Dore yankize ku murongo, dore naratuje. Wa mwijima wavugaga n'urumuri ndayibonye kabisa. Hanyuma mwihangane mu kanya Besto araza atuganirize reka banze yitegure. Titi arabizi Besto gahunda za Besto z'umunsi wose abasizi. Mba nzizi nabibabwiye ariko erega ahubwo abantu muri Kurena live Titi ubwo n'ubwo na gahunda ahuriraho na boyfriend ye uwo yize. Umva wowe Besto wawe abazi ibyo urimo, abazi iyo wagiye cyangwa muraho murasama. Ese best friend wawe muraho murasama. Reka sinyirota Imana idufashe Besto aze atuganirize kabisa reka turindire. Ugabyemeye araza tu. Okay. Hanyuma twifitiye Besto wacu. Besto bite? Ni sawa aba Besto. Ariko nyambo ko ngiye wari Besto wanjye kera tukaba tutarigeze dufata amafoto, tukaba tutarigeze tugendana gatoki ku kandi, tukaba tutarigeze dusohokana, twanahuye par chance rimwe muri Ankozi muri restaurant ari nijoro. Niyo nshuro ya mbere nahuye nawe ubanza ari nayo ya nyuma. Ubwo wari Besto w'igice nyine. Neza ubwo urumva mu Besto muri par chance. Ubwo urumva ari mu Besto. Hanyuma igiye gusaba tugiye kumusaba inema yo kwihangana aceceke. Reba hana ariko. Best friend for life niko handitse. Best friend for life. Umva retse gato nyambo Titi. Tugiye gukoresha ikizamini cyuko ushobora kumara iminota 5 utavuga uceceke ayicyura kimuvuga. Iminota 5 wowe ego atavuga ntagicyura kimwe avuga yumve gusa atega amatwi. Hanyuma nyambo Titi Brown yatubwiye ngo aragukunda cyane ngo ku buryo aba yumva yakurongora akakugira umugore. Ubyakiriye gute? Shanda byishimiye. Ndabikunze cyane kuko nawe ndamukunda of course. Kandi no umuntu mwiza, agira umutima mwiza, arakora, agira urukundo, muri make nyine ni umwana mwiza. Rero yumva nyine yangira umugore ubwo nawe ababona nyine nko yifuza kugira umugore wenda ubwo namubera umugore. Gusa icyo nzi ngewe nuko nzi ko turi aba Besto nta by'abagore n'abagabo birimo. Kandi yavuze ko nta boyfriend agira, nta boyfriend ugira, nta girlfriend agira, ku buryo aba yumva ari we umuntu ashaka mu buzima nta wundi. Aho ngaho yababeshye kuko ntago ari single, nanjye ntago ndi single. Nyine ko mukundana nose ntibyumvikana. Yapana dukundana kandi we usiko muzakomeza kubinshinja mugatuma shyira boy girlfriend we hanze. Ngaho mushyira hanze birangire n'ubundi ntacyo duhisha. Mbabara ntago nyeneye ko Yesu nari muvuze, ntago nyeneye ko anyica. Agakunda aba boyfriend bacu n'aba girlfriend na girlfriend wa Titi na boyfriend
yewe ugura amayinite asanzwe wifi wivuyeho. Sawa. Okay, kongera twihangane turetse. Agiye kugura amayinite asanzwe wifi yabizanye. Okay, yes. Iti urarongoye Gute? byamushimiye, aravuze ngo byamushimiye. Ndimo ndaguteretera bro. Erega ntabwo ari ibintu bibi kubera ko nyine nabikubwiye ni umukobwa nyine udafite ikintu atwaye, kandi urumva nanjye akubwiye ko nanjye ndiniga idafite ikintu itwaye, none si nyine urumva nyine ikibazo ari ikihe. Ayi Prince Only natubwiye impamvu yashwanye na Jojo kandi bose bakora akazi kamwe. Jojo Breezy ngo mwarashwanye? Jojo ntabwo twashwanye. Nta kintu twapfuye. Nyine ni umuntu tuziranye tu biri aho, ni umuntu dukora akazi kamwe, nubaha. Urumva kuko nawe nubwo navugaga bino byose, nawe ari mu babyinnyi batanze itafari rinini rikomeye. No mu gihe nari bari yarakomeje nyine arakora kandi akomereza ku murongo nari narasize, kuko no mu bintu byajyaga bintera ubwoba najyaga mu gasu nsanze bya bintu ngewe nari ndi kubaka byarasubiye inyuma, ariko big thanks to him kubera ko nasanze ibintu yarabishyize ku rundi rwego. So abantu rero kubera ko babona tutagikorana, n'ejo bundi barambajije kuri live nyine kwa kundi babaza ngo ask me a question, ndasubiza nyine barambaza ati Jojo muracyari inshuti? Ndavuga ati wapi ntabwo tukiri inshuti, ubu turaziranye. Yego nyine kubera ko hari ukuntu nyine hari igihe kigera tuba turi gukora sudi, subizi se wowe sometimes ukabona nyine umuntu inzira ari gucamo nizo nawe uri gucamo ziratandukanye, so bikaba ngombwa ko nyine buri wese afata agatigitoke sushonasi. Reka turabigarukaho, ibyo ntabwo ari ibintu twaganira best ahari. Ibintu byaremereza umutwe wa best ntabwo byo bikunda. Besto nanone karibuke twagiye tuguha ikaze muri Ali Studio ne. Murakoze cyane. Ariko Besto uri mwiza, uzi ko uri mwiza no kuri live, uri icyuma kabi. Uretse kuntera isoni. Uri icyuki. Merci. Okay, mubanze muganire wa muganga asa mutanaherukana ndavuga. Twari turi kumwe nagiye kumureba mu kazi ke ahantu akorera. Ubu ni bwo bwambere wamubona live ukabona ko ari mwiza? Nibwo nabona kuko n'ubwa mbere mubonye kuri video call. Ntabwo muravugana kuri video call na rimwe? Wapi? Nuzi twavuga gusa yaba ari hehe ku buryo tuvugana video call? Nibaza kuko atari boyfriend wawe mutabonana kenshi. Ntabwo tubonana kenshi. Na nyine ako turanabonana pe, turabonana. None si ubwo twabuzwa n'iki kubonana? Ko mudakundana? None se ubu ngo abantu bose bonana nabo murakundana? Yego, ariko bitari cyane bidakabije ngo yagiye kumureba ku kazi yagarutse kumureba. Natwe ntabwo bikabije. Ubu yaba bikabije ubu twakabaye turi kumwe. Ese ariko mufite n'intebe zisa zo muri salo. Ireba neza, iriya ni pinki, uyu ni umutuku. Kandi iki ni igitanda ntabwo ari intebe. Ntabwo ari igitanda. No kuvuga uri mu cyumba. Yego. Ushaka ko njya no muri salo kugira ngo making ashaka ko tutari kumwe. Muri ribu yaga ntabwo kino kikiri ikiganiro cyahindutse ribu. None njye muri salo. Muri investigation tugomba gusobanukirwa n'ijambo beso ryaraducanze n'uyu munsi turarisobanukirwa. Nimwe mufite igisobanuro mwenyine. Hanyuma Titi, mbabara unyerekere Nyambo ataraza mu buzima bwawe ukuntu wari umeze. Nyambo, Besto naraza mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye bwari bumeze gutya. Bwari umwijima. Wabibonye? Uhita bumera gutya. Ukamusubiriye bashaka ko atakabonye neza. Reka kujya abone igisobanuro cy'umwijima. Reka nze mwere. Buretse akwereka ukuntu ubuzima bwe bwari bumeze mbere y'ukuza.
wese urebe ubuzima bwari bumeze bwa Titi Brown mbere yo kuza mu buzima bwe. Mwereke uko ubuzima bwari bumeze gutya. Yesu. Don't play with me, nigga. No, umaze kuza n'ibintu gushimira Imana izakumera umugisha, ubuzima bwanjye tubuzanamo umucyo. Oh my Lord. Mana we, ndumva ngiye kurira. Nta kibazo, rira n'ukuri biremewe. Karya imizabibu birashira. Juliette, ariko Yambo nawe ntabwo ari umwana mwiza, bareka arya imizabibu. Siko byari byo muri filime ya Yesu, ibintu by'imizabibu. Ariko wari wambwiye ngo ceceke, dore nguyu yaje. Wari wambwiye ngo ceceke, dore nguyu yaje. Wowe wariye? Shange nariye, ubu hasigaye deseri nizo ndi kurya. None se ahubwo mwebwe mukurikiye ino live, azaba besto banyu ubundi bajya babaza ibyo bintu bari kumbaza we, cyangwa muhura mu gitondo batanazi aho ibyo mwaraye. Aho mwaraye. Babazi aho baraye. Ariko Nyambo, uko mvuye no gukorera ku kazi, uyu mugabo bamushyize muri filime ko mbona yayishobora. Niyo maherezo ndabona ngiye kuzamushyiramo. Nuko tugomba kubona filime yitwa Titi and Brown Love Story. Muranye Titi and Brown. Titi and Jojo na Titi mu rukundo. Wanda shakisha title ya filime ukuntu yabimeze. Jojo na Titi. Ubwo mwaba Oya, Jojo na Titi, Jojo nyine Jessica. Si bakunda kwita ba Jojo. Ubwo ni ndashaka utuntu duto. Ego ko Jessica Jojo. Nibura Jessie. Okay. Jessie na Titi. Okay, tuzabishaka nyo. Uzabahereza best series. Cyaye the true bestos. Hanyuma ariko Titi, ukurije Mosira ahangaho, urabona ngo atari umwanya mwiza wuko wa TV. Kibazo nyine ntabwo turagira gahunda na sheri wanjye. Ubu ntabwo wa profit ugatera ivi Nyambo ko mbona ari mu bihe byiza. Uziko boyfriend wari kureba ino live nanamubonye hano yateyemo peace. Yego. Dumba se. Arimo aravuga Dumba ari nawe wakuguriye imodoka niko arimo aravuga Dumba bari gutukana n'abafana muri comment we mwihorere. Bari kwitukanira n'abantu. Dumba Tiyatubwiye ngo Dumba ngo ari mu bahungu utakunda ngo miterere y'imikorere ngo ntago hafi nimwahuza. Uwo muhungu usiko namujyana kwa mama agahita atukana bya bitutsi ajya atuka. Yes. Hanyuma Titi akazana umuntu uri busaba umugeni akamusaba muri ya ndirimbo yababwiza icyana cyanyu twaragipofotse ngo imbogege yanyu twarayipofotse. Nawe mbona ari kuri Dumba yagusabye. Shawa naya nuko yansaba ngo imbogege yanyu rero ngo twarayipofotse ngo nazanye n'amagengo ya nagengo yanjye. Ngo twaje gukora icyana cyane. Ngareba ukunanutse, ngareba umuntu nutse gutya. Tumwiyorere Dumba yatuye muri mood. Tumukure muri mood arimo. Gusa turamukunda Dumba arimo mu bantu bakunda showbiz kandi bakirana. Yes. Hanyuma Titi reka nongere ngo ya teste iyo umuntu tutavuga nonye nisubirire kwa Nyambo. Mubwira ibyo wamubwiyeho kuva kare kose atarahari mu kiganiro. Mu bindi Titi yatubwiye uburyo ko mu bintu byamushishimishije bwa mbere igihe yagusomaga. Yansomaga njyewe? Ntabwo ndasomana na Titi. Maze gusomana nande? Ntabwo njye nsomana. Jessica, ku myaka yawe? Ku myaka yanjye se hari umugabo ngira?
nta na boyfriend ugira? boyfriend ngira ni umwadeperi ntabwo, kandi nanjye ntabwo twasomana narashaka. Boyfriend wawe abahe? Asengera ari muri ADP? Adeperi yo hanze. Nase urumva atari umusazi wavuze ko icyo kintu cyamushimishije mu buzima. Yambeshyeye ni ukuri ko Imana nkubwire Besto, niba hari ibintu uzi wavuze ko njyarabizi ntabwo nyambeshye, niba wambeshyeye ubwo ninkuvamo wihangane. Nimba utajya ubeshya kuko ntabwo murasomana, nimba uri umuntu utajya ubeshya, ntabwo ndasomana na Titi. urabiteganya ryari? Ntabwo mbiteganya ko he's not my boyfriend. Ese umva utamukunda urwo rukundo yakubera boyfriend? Wapi pe, mukunda rwa Besto. Kuko iyo aba mukunda rwa boyfriend yakabaye ari boyfriend wanjye ntafite undi boyfriend. None se no kuvuga boyfriend wawe muramutse mutandukanye wumva atari we umusimbura? Ntabwo njya mbyumva. Shaki reka ubwo niba ari kwa kundi Imana wenda yikorera ibyayo, ariko nyine ntabwo njya mbitekereza. Ako by the way ni umwana mwiza afite n'imico myiza, nyine yenda kumenya, nyine imico yenda kumera nk'iyo mu boyfriend wanjye. Ni umwana mwiza kabisa. Kuki wumva atakubera boyfriend? Urimo abana niyo watandukana na boyfriend wawe ngo ntibyakunda? Ntabwo mbizi kabisa. Ese uvuga numva ufite ibintu byinshi mu mutima. Arazi ko watumye aca amarenga bana yanjye. Njyewe nyine ntaribi nyine isa yabikubwiye ibintu byose se. Yewe mba mari tu mpora mari, nuba mpamagaye ati ngwino nahita njya kumureba. Nuba bavuye mu bintu ugiye kongera kuharara wakongera ukajya kuharara? Ntabwo njya ndariwe. Ushaka kuri umufuka amatwi yumva ibintu mwabikoreye exercise imeze ite? Usika ibibazo byanyu imitego irimo murayikuramo gute? No uri kudutegera icyo dushaka iwanjye gute? Yegora ushatse kuvuga ko utararaye wese? Njyewe Nyambo nkarari wese byagenze gute? Nk'abantu bakundana se n'ibibaho nawe ni hamwe honyine nyine abantu bakunda n'abantu bakundana reka ntabwo bemerewe kuraza. Ahantu yararanye nawe n'ahantu hamwe uretse nihe? Ni kwa muganga yararwaye murwaje. Kiti waho wibuka n'ibihe mwararanye? Nanjye hari kwa muganga murwaje kuko ajya arwara igifu. So nuvuga murarana kwa muganga? Urumva of course iyo urwaje umuntu ntabwo wamuta mu bitaro wenyine, ariko ntabwo tuba turi babiri bonyine twenyine, abari na sister wiwe. Bitagi ibisobanuro byinshi Jessica, nta ibisobanuro. No umva se Nyambo, nzi ikintu kiri kunsetsa. Ari Sudi nyine ari kwisetsa wagira ngo hari ikindi kintu ategereje ko tuvuga. Ikintu cyantagaje ni uburyo mwakoze rihaso y'ibisubizo ibibazo wanya byose muba mubizi mugomba gutanga. Iyi nama mwayikoreye ubundi ibi bitekerezo mwabigize ryari inama mwayikoze ryari yabereye hagana? Kuki mwumva ko ari inama twakoze? Twe turi kubabwiza ukuri ntabwo ari inama twakoze. Umva se Sudi, okay, abantu bari kubwira Nyambo ati ngo najye muri salo. Uzi ko abantu nanu bataremera ko tutari kumwe mani Sudi. Ibaze n'ukuri ibintu abantu. Shareka njye muri salo pe, n'ukuri mugiye ko. Jya muri salo kwitugaruka mu cyumba kuko nibwo ndi kukubona neza. Ubu murumva Titi yaba afite ibintu bya pinki iwe mu biki koko tuvugishije uko. Ngo yari icyumba cyawe ngo ni icyumba cyawe ngo reba umukozi wanjye namubwiye ngo amanike utu tuntu urebe ukuntu yatumanitse. Ubu nzamanika imyenda gute? Ubu nzashyiraho ikintu. Genda utwereke muri salo itugaruka. Abantu mukuri iki kiganiro muzanishyura mwebwe rwose ko abakozi na cream. Umva
umuntu wa mbere rwose ubonye ino radio agiye muri salon none connection zirabuze. oya zasubiyeho reka ngende kancana amatara wihangane ngaho murebe muri salo murabona hahuriye hehe ongera utweke za ntebe titi nabo babirebe noneho ko mutari titi ngabereke bazi Nazimisha amatara yacane nari sera rwo bari kubona amarido yawe ukuntu asa n'ukuntu ayanjye sa na parafo bazemera se sha murebe ngo turabana ukuntu isa ya titi murebe n'iyanjye okay ngaho murebe intebe za titi mwabonye cyangwa no murashyiramo ama effect niko bari muvuge mu kandi effect kandi turi live reka mbereke no mu cyumba cyanjye nubwo hatarimo itara rinini adore icyumba cyanjye dore niki sudire ibintu dukoresheje reba ko nerekanye no mu cyumba cyanjye niba muntu utumye twerekana inzu yose njya kwirebera n'ikintu cyo kunywa kuko inyota yari inyishe pe murahita mukora ngo na editing ndamwikira dore uretse guma muri firigo ngiye firigo yanjye nta kintu kirimo shabeso ntunsebye ko firigo yawe irimo ubusa abarimo amata harimo n'inyanya amata n'inyanya nizi se ni editi mwabonye umwana wo mu mata reba umwana wo mu mata reba amata aba yuzuye muri firigo ibintu by'amata gusa ndakurahiye sudi no live yawe ni ukuri kwibana ibintu dukoresheje ntabwo bibaho ubundi ni ukuri kandi ndashimye ku cyizere nanjye mungirira mu mpaye cyo kunyereka ibyo mutakoze abantu bikorera abafana tuba turi kubikorera abafana bacu wenda nawe kuko abafana bacu nibo dukorera nibo bantu dukorera tuba dushaka kubakura mu rujijo ni ukudukura mu rujijo mudushyira mu rundi nta kibazo ariko ni byiza nabyo ariko n'abantu batanyurwa reka mbabaze mujye munywa jinja sana cyangwa muraho murasamye reka Jessica banze yamamaza iyo bayita jinja sana ni akantu karyoshye cyane mana yanjye my friend mujye munywa jinja sana muri live ongera uyerekane dore ngiye bayikuraho jinja sana mu maduka yose mu supermarket nta namwe utayikura cyumba nzimije itara ryo muri salo niyo mpamvu njye ntabwo ndi muri ba bantu bishe Yezu ndemera mbonye nemeye ko mutari kumwe baranavuga ngo hagiye n'amakuru avuga ko ngo turabana sinzi umuntu wajya ni ikiganiro twabibonye kubana niko nshaka kubabwira kuri ako kantu ko kubana njye ndabona nkurikije ukuntu mbona inama ngiye kubagira nk'ababesita urabona titi namubwiye nkurikije ukuntu nabonye mu nzu ye hameze hari organize namukuye mu cyiciro cy'abaseribateri namushyize mu cyiciro cy'abagabo nawe ukuntu iwawe ari heza hari organize hameze gute ntabwo ukiri mu cyiciro rwose cy'abakobwa nzi ntabwo ari geto ntabwo itimera gutyo nawe ugiye mu cyiciro cy'abagore urumva ubu ikintu ngiye mbona ngiye cyiza aho kugira ngo mugumye iyo mitungo y'urugo mugumye muyisesagure mwakegeranye mukibanira iyo mitungo kugira ngo mugire amasara abiri ibyumba bibiri ibitanda bibiri bitandukanye amashuka abiri mwabigize bikabakira Alvin Smith ndagusuhuje ni umuhanzi ukomeye wo mu Burundi ndamusuhuje ni n'inshuti ya Nyambo ndamusuhuje bitavuga ko ibintu byose navuga gutabyumvaga nabyumvisha ariko ibintu uri kuvuga iyo turaba best friend ntabwo twabana mu nzu azabana n'umugabo uzamushaka uzajya kwiyerekana iwabo agatanga inkwano akamuvanayo akavuga ati uyu mukobwa wanyu none ndabyemeye ngiye kubana nawe none se ahubwo bari kutugira inama akavuga ati iyo nzu yawe uyizanemo umugore na Nyambo agende ibyo bira byose abigurishe abijyanemo ibirongoranwa bamurongore bamukura imihanda akabura mutazi abantu bawe barahangane bazitwara umuntu kutubwira ngo tumwere ngo tubereke gate
Shamana we muri ubu buzima ubundi. hari abantu bahangana mu kanya ariko umuntu utanamukunze actually uwo muntu urimo kugira ngo amumwereke gate mu kanya akubwira ngo twereke n'umuhanda mu kanya akubwira ngo twereke umuhanda ujya kwa Titi birangira ugeze kwa Titi Aha. ariko murazi ubwenge twashiduka batugejeje mu rugo mu kabana kandi byari byiza nose Nyambo ubwo twiye kuganira hano mu kiganiro natubwiye ko mama aracyaba Ikibungo Aracyabikire. okay sinzi Ni ikintu ntabwo ari Ikibungo. Ikirehe Yego. hari Ikirehe oya nibwo nkoresheje ko kera isigari muri Bugesera oya Yego kumana. Kandi Kirehe hari akarere ni Burasirazuba Rusumo bazi. mu Rusumo ariko kera byose byari Kibungo niyo mpamvu bikindimo Kibungo ubu ntago Titi arahura na mama wawe Barahuye. wagiye kumupresenta nka besto Urumva mama yari yaje I Kigali kunsura. Rero icyo gihe yajyaga avugana na mama Nsabe ni inshuti. Ababyeyi rero bigize abasirimu baratubwira ati ariko ubundi ko mutaduhuza ngo duhure dusangire tuganire bimeze bite. So rero turabipanga mama arumva ari yaje I Kigali na mama Nsabe ari I Kigali baratubwira ko tugomba kubasohokana tubajyana convention. Nge rero na besto wanjye nagombaga mama yari amuzi already ku izina bavugana ariko batarahura. Mama rero ati besto wawe sibwo ko ataza ngo tujyane. Of course nanjye nago nari kugenda ngo musige nago namusiga turajyana rero nubwo mwabonye iriya foto yanjye na besto na mama wanjye hari nandi yandi nyine hari na Bansabi na mama Wansabi nago nari nagiye kumwerekana. Ikindi abantu bavuga ngo nagiye kumwerekana hariya ko mwahabonye ko ari convention Kirehe haba convention ya kabiri. oya no siko aho wakerekanira umukunzi wawe ko ari mwe muhahitamo twetwabigiramo uruhare ngiye kwerekana Titi namwereka mama gusa njye ndi imfubyi kuri papa namujyana mu muryango nkamwereka famille nago namwerekana ahantu. Kandi ikindi ni besto wanjye najya kumwereka famille gute baramuzi nka besto ndetse najya kumwerekana gute nka ni boyfriend wanjye. boyfriend wawe amaze guhura na mama wawe se aramuzi bahuye ryari bahuye mbere yuko ahura na Titi. yitwa nde boyfriend wawe Ntago njya muvuga ko nagakunda ibintu bya social media. Titi yes sir Jessica amaze guhura na papa wawe cyane papa wamubwiye ko Nyambara iki kuri we bahuye inshuti y'akatarasohoka rigaramuzi arabizi ko papa we ni uburyo yabaye hafi yanjye ni G yanjye wikwiriye kubitinaho byatari hanyuma girlfriend wawe amaze guhura na papa wawe se njye ntago barahura bavuganye kuri phone ariko Nyambo we bamaze guhura Nyambo we bamaze guhura nyine barahuye na mama wanjye ariko apana kujya kumwerekana muri famille nkuko nyine waba uri kumwe na mama wawe undi akaza kubasuhuza kumubwira nyine he's my boyfriend nibyo. Alright reka kugira ngo iminota itadufata hari ibibazo bito turabaza Titi kandi ndishimira cyane Nyambo kugira ngo dusoze iki kiganiro mbashimire cyane pe bishoboka. Nyambo ni igiki mu makaracteri ya Titi ni character udakunda uba wumva yahindura ngewe wambajije ibyo mukundira urigiye kumubaza ibyo ikiganiro ko ari icyanjye wazantumiye muri kuvuga wavuze ibiki nkundira wavuye se iboro y'itarasha nahimbye y'umutoma ngo wazanye urumuri mu buzima bwanyu Titi warindiriye nkazaza muri groupe byinamo ukampa tukabyinana aha uri mu kiganiro cyanjye ninjye munyamakuru
uratwumva ndi kubumva nicecekeye none se mvuga iki kuri kumbwira ngo twari ndi kuri ibya tuza twabonye bakwamiye muri pozisiyo imwe ubu turatwaritse ngo nuze pasibe kugira ngo nawe uratwumve okay ujye ugerageza kupushaho gatoya ukoreye amajeste ntari hanyuma nyambo niye karacteri uba ubona titi yahindura shana warayize arivumbura pe kwivumbura arivumbura nyine bya vuba nyine sunabwo nyine arivumbura ukuntu ushobora kuba mufitanye nka gahunda wenda iyo ku tuvuge wenda sugwe nk'iyo wenda niyo guhura wenda nka saa 8 ukamubwira duhurira ahangaha nibeshya akagutanga ntumuhe impamvu ngo wenda ngambutiyaje cyangwa nabanje kwisiga makeup ngo cyangwa iki usanga yongeye yateze yagiye wow ari serious arivumbura sha besto urivumbura pe urumva ugomba kugenzura titi wowe ni iki ubona nyamba akwiye guhindura muri karacteri ze udakunda agomba kugira gahunda agomba kugira gahunda nanjye ngareka kwivumbura ni opposite y'icyo akubwiye okay abitsimbarayo nyambo ni igiki ukundira titi ubona abandi bahungu bose ubabonamo amagweja harya ngo n'ibimonyo njye nta muhungu w'abandi mbona migweja cyangwa ikimonyo bose ni abagabo ni abana beza ku giti cyabo nta n'umwe mbona migweja ariko Aisha nawe azi kuganira ndamukunda cyane ni igiki wabonye muri titi utigeze ubona mu bandi bahungu cyatumye umukunda kuri uru rwego agira umutima mwiza dore ja besti jya ubabarira pe nese ubundi ko mpora mbikubwira nyine uri umwana mwiza ugira umutima mwiza akunda ikintu cyitwa gukora nyine akunda akazi azi ubwenge cyane byatari nyine umugore warahirwa kabisa ntago babaho nabi bitewe n'ubwenge azi ikindi kintu kirenze kuri we sha azi gusaba imbabazi ariso yakoresheje ni wa muntu utabanza ngo uce ku ruhande ngo ubwirize ngo azi ikintu cyo guca bugufi muri we ikindi arasenga agira na discipline ni byinshi wow wabonye ukuntu wari umeze mu buzima bwe utaraza mu buzima bwe ukuntu yari ameze wanabonye ukuntu yabaye uje mu buzima bwe wowe mbere yuko aza mu buzima bwawe byari bimeze bite sha nyine byari kwa kundi biba bimeze gutyo ariko ubu yabigize gutya kandi nako karabone ongera ubisubiremo gato titi mbere yuko aza mu buzima bwawe bwari bumeze bute ku majeste gusa none titi amaze kugera mu buzima bwa nyambo bumeze bute straight forward wow ngira ijambo rimwe umubwira ry'umutoma mutera umutoma twumva uramutse uteye umutoma titi wamutera umutoma gute nyine ndamukunda ndamwishimira mwifuriza iterambere suna nyine nta kindi kintu namubwira kirenze kumubwira nyine ko ni inshuti yanjye magara for life appreciate titi imitoma irasubizwa man ntago bayappreciatinga sibyo appreciate imitoma bayappreciatinga ntago umuntu abwira ngo ndagukunda ukamubwira ngo merci arabizi subizi barakubwiye ngo bivuge ntago mbizi subizi ko ku mutima ndagukunda cyane ku mutima subizi umuntu wadanje nta kintu kirenze kubura urumuri mu buzima bwanjye I know ibirenze ibyo nta munyamutekereza ku itariki mushobora gukoraho ubukwe ayo no ari studio neya yabaye akagoroba k'ababyeyi reka nkubwire beso oui dukwiye kuzicara rimwe tukareba ibi bintu abantu ubundi bavuga
Ikora. bibaye byagenda gute kuko nkurikije uko mbibona abantu benshi barabyifuza pe Gusa ubundi badutwerera bandike muri comment nimba ubundi bubaye badutwerera mwadutwerera mwabutaha mwabwishimira nibatubwire mukore side yanyu, side yacu mutureke mutwihorere mubiduharire. Mwe muri kibazo cyanyu twebwe ibyacu mubireke mubiduhariye, muduhe itariki gusa murebe. iyi tariki Shariko Reka tuzabigaruka. ako titi washobora kuba afite ubukwe vuba kandi nabukora tuzamutwerere tuzamube hafi pe nimuzansebye. Ufite ubukwe ryari? muri 2026 Imyaka 2 uvuye uyu munsi. Nibyo wita vuba Nyambo? yego Biterwa n'igihe numva buzabe. Ufite ubukwe mu 2026 ku mayaye matariki ntabwo urayatekereza? Titi November. Ntabwo urayatekereza. Urikubaza njyewe oya ndahari urikubaza njyewe cyangwa Nyamba Wowe ntabwo uvuze ko Nyamba avuze ko ufite ubukwe vuba urangije ubwa muri 2026 hagati y'ukwa 8 n'ukwa 12 hagati ko muri 12 muri 2026 ariko twitegura ubukwe bwa Titi Brown yego n'umukobwa tutaramenya neza. Nese titi kuki babeshye kandi njye warambwiye umwaka utaha. Ehe. umwaka utanu kwiteganyiriza Maibu na ko besto Erega reka mbwira titi. Cyakemutse ikibazo cyakemutse. Oya reka mbwira titi. Bese wamwemerera kwitana. Bese wamwemerera kumwita bu, wemere kumwita shu, wemere none se abantu bose wandikira ngo shu umeze. Aba ari abashu bamukundana. Keraho ngaho urukiri bese uri Maibu. Nta kibazo bu. Nta kibazo cyose tuzakorera ubukwe tuzabutaha. Umva Titi, abantu barifuza ko iryo jambo Maibu urisubiramo ngo wemye. nemye gute se Nyine ushize amanga urugero bisubiremo. Maibu bizaterwa n'Imana, byose ni Imana. Yego Maibu ndagushyigikiye tuzabutaha nzagutwerera nzaba ndi mu bantu bari gushyira ubukwe bwawe ku murongo nge uzanshinga imirimo gusa uzagira ibindi bintu ngo byo kwicara cyane Tagiye kwikuramo Maibu. Ikiza nuko reka twa no kwica ibirori ibyari biri my best biranye bibaye Maibu reka bari no dusoreza. Nyambo thank you so much. Thank you so much Sudi. Kandi ndi grateful nago ari abantu bake b'ibyamamare ushobora gusaba nka gutya akaza mu kiganiro akaza kudufasha kuganira no gusubiza akanisanzura reka erega abafana bacu nibo dukorera nibi byose rega tuba ducerebra nibi n'ahantu tuba tubereka no kubera bo sibyo se kuko demo abadushyigikira demo abatureba demo tubona ko kazi demo nyine mani nta kintu umufana nta kintu na kimwe wamwitura usibye kumusabira umugisha ku Mana. Nje nta kintu mani ngewe nkunda abantu banjye nkunda abantu bakunda ibintu dukora nkunda abantu badushyigikira mu buzima bwa buri munsi nkunda mwebwe abanyamakuru nkunda aba bloggers aba influencers abantu bose basharinga boro zacu bro abo ni abantu nyine bataba basanzwe mu buzima bwacu. Yes bakurero sinzi rero umusitari kuzana ukabona yikomeje yigagaje nashaka nyine yubonye ko abantu banabyishimiye. Yes nagaruka umusezere mubwira akajambo kamusinziriza. Good night. Imana ikurinde, Imana ikumere amahoro yo mu mutima. Ongeraho Maibu. Good night. Imana ikurinde urote neza. Komeza urebere neza. Guma live unansomera comment uraza kubuzimbwira. Nta kibazo uyiteho rero ukomeze uganire na Sudi. Imana ikurinde. Peace. Ni bizo byagwaye bizo nta bya peace. Yego. Bye. Nabyivanga murakoze Nyambo Imana imurinde Nyambo ukuntu babisoje ntabwo nabyivangamo.
nitandukanyije n'abantu bivanga mu bintu by'abantu bro. Titi, Yes. amahirwe ufite mu buzima urayazi? Biba bizwi uri umunyamahirwe. Ya, ndi umunyamahirwe cyane. Urabizi ko wabonye umugore w'ubuzima bwawe? Uriya mugore nabonye ibyo n'ubuzima bwanjye, mfite amahirwe menshi cyane. Ntuzabifate for granted, ntuzabifate nk'imikino. Uyu mukobwa aragukunda byiza kandi biri seri. Ubu ko ntigeze mukwereka se ubizi gute? Impamvu mvuze uriya mukobwa aragukunda byiza kandi biri seri. Uriya dukundana arankunda fo. Umuntu wihanganira buno bubesto yakemera ukamwita besto mu itangazamakuru kandi ari mayibu. ariko ari isugi rwose. Titi, ndabona antuka twagize ikiganiro cyiza cyane na Nyambo, wenda yanaje aragifasha kuba cyiza, ariko bituma iminota idufata, ariko icyiza cyabyo nuko nzongera mugarure, sibyo? Nibaza ko nawe atari ubwa nyuma unyemereye kuza mu kiganiro cyane cyane. Ariko wenda ubwo story yo kujya muri prison, story ukuntu ubuhanzi bwamaze kuzamuka n'ibiki, byo tugiye kubireka kuko ni story ndende, ntabwo twayiganiraho kwa aka kanya. Ibyo ntuzigere unabimbazaho n'umunsi warimo. Oya, bibaye ngombwa. Oya, nahita mvaho kuri live. Ntuzigere ubimbazaho. Oya, ni ibintu nyine umuntu kubaza niba situation yararangiye byarakemutse burundu utazongera kugaruka. Neza, I'm good. Meze neza, mbishimira abantu bose bari hano kubera yuko nyine nabikubwiye ngewe I respect people, nubaha abantu, nkunda abantu, kubera yuko ibi bintu byambayeho n'abantu bake bishobora kubaho ngo bagaruke bongere gusubira mu buzima busanzwe, bongere kongera kujya muri situation ngo bakomeze nyine donc si manuke, ahubwo nkakomerezaho nari ngeze bikanarengaho narindi. Ni abantu bake, so ni ibintu nshimira Imana. Niyo birimo ba Nyambo, kirimo ba Junior Giti, kirimo abahanzi bose bongeye kongera kongirira icyizere, bakumva ko bakongera gukorana nanjye, bakongera kwizerera muri talent yanjye n'ubundi babonaga mbere. So urumva rero no kuvuga ngo bivuze ko nyine ni ibintu byo gushimira. Niyo mpamvu ngiye mba numva umuntu wese wansapotinze mu gihe nari ndi mu bibazo, ngiye mba numva muri mideni ry'ubuzima. Iryo deni rero nta kundi kugenda n'igishyura, ni gukomeza gukora neza, gukomeza kugira discipline mu kazi kanjye ka buri munsi, kuko wa muntu wansengeraga, wa muntu wanyifurizaga ibyiza, umuntu avugaga ati Mana uzafashe Titi atahe, nimba koko nta cyabaye, nimba nta cyabaye Imana izamufasha atahe. Urumva uwo muntu nk'uwo nguwo, ikintu cyonyine ngiye ngomba kumwitura ni ugukomeza nkakora, ni ugukomeza gutera imbere, sinyanayimbwe, sibyo? Singe mu bintu nyine bitamfitiye akamaro, kuko uwo muntu nabamutengushye. Kuko nimba waramvugiraga, umunyamakuru akamvugira, uwo muturage akavuga ati bimeze bite, nuko nyine bo ntabwo bashakaga gusa ko mva mu bibazo, ahubwo bashakaga ko mva mu bibazo nkanakomeza gutera imbere. So iyo ndi gukora cyane nibo mba nkorera, kuko ngiye n'iryo deni mbarimo, ni ukuba successful, nkabereka yuko nyine like umuntu basupportinga, imbaraga zabo zitajya ahantu, nyine batazishora ahantu hatunguka. So